bamukubise lakirete, bamukubise imyuko, bamuteraga imigeri mu maguru, bamukuruye bamuciriyeho n'imyenda. Mu maguru nahagana hehe? Mu gitsina. Bateraga lakirete n'imigeri. Ese ibi birakwiye ko bishobora kuba byagaragara mu mudugudu wanyu? Njya guhuruza za Bagdadi, njya guhuruza higiya ibyabaye byose ninjye wahabanje n'umukecuru baziriza. Kwirirwa nshuti mudukurikiye kuri F1 Rwa TV. Uyu rero akaba ari umwe mu bakobwa bari mu karere ka Rwamagana, ni mu murenge wa Munyiginya. Hari kuvugwa imwe mu nkuru y'umukobwa ubashije kuba akaba akubiswe bene uko nakageni. Uyu rero ahangaha muri kureba izi ni bimwe mu bikomere biri kugaragara ahangaha. Uyu rero akaba ari umukobwa umaze ukubitiwe muri kano kagari ka Nkomangwa. Ni umukobwa wakoraga mu kabari, ariko uyu mukobwa akaba avuga ko akubiswe n'uwari umuhagarariye mu kazi ke mu bijyanye no mu kazi k'akabari. Uyu mukobwa rero akaba ari gutangaza ko yaba yakubiswe azira ko yashurujwe, akaba yabyanze akanga kuryamana n'umwe mu bakiriya bamugurize. Ibi rero ni bimwe mu byo twashatse kubereka kuri Buganza TV. Iyi ni inkuru iri live kano kanya. Reka rero twumve icyo uyu mukobwa adutangariza. Umukobwa bakwita nde? Bakwita nde umukobwa? Bakwita Diane Mutesi. Diane Mutesi, niki waba usaba ubutabera bw'u Rwanda? Ntibamvuganire nkuko nanjye ndi umunyarwanda, ntago nakubiswa nk'umunyamahanga, kuko nge nahohotewe. Niwe wananzanye ankuye iwacu aho navukaga. Wari umaze igihe kingana iki urahangaha muri kano kagari ka Nkomangwa, by'umwihariko muri uyu mudugudu wakubitiwemo? Nari mamaze iminsi 3. Iminsi 3 yonyine niyo gusa wari uhamaze. Ese nibura niki wasaba leta y'ubumwe bw'abanyarwanda? Ntibamvuze kuko napfuye ku buryo bugaragara. Wapfuye ku buryo bugaragara. Gusa ikigaragara cyo mwebwe mudukurikiye kuri Buganza TV, iyi ni inkuru iri live kano kanya. Ngira ngo murabona n'abaturage barahari bashungereye uyu mudamu, ndetse bikaba ari bimwe mu bintu biri kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Iyi rero ni inkuru iri excessive. Icyo nababwira cyo nuko uyu mukobwa yari yarasaba ubutabera kubera umuntu wabashije kumukubita amuziza ko atigeze aryamana n'uwo yari yamuteguriye kuryamana. Ese mukobwa, wenda bitagoranye watubwira, ese koko waba ukora umwuga wo kwicuruza cyangwa uburaya? Jewe ntago nicuruza. Ikintu nkora akazi kanjye ngahembwa nkatunga abana banjye. Nge ntago ndindasi nicuruza, ahubwo nge naje nsanga umuntu wicuruza arantanze byanze amfatira umwanzuro ankubita n'abantu 3. Ese abo bantu bagukubitanye nabo ninde nande? Barahari simbazi, n'abagabo biwe niwe wanantanze. Ntaguze amazina y'abantu bagukubise? Harimo mugenzi wanjye yamuguze. Aka kanya rero nkuko mubizi kuri Buganza TV nitwe tubakorera shows live. Ngira ngo murabona ko no mu matwi y'uyu mukobwa hariho aravamo amaraso. Kurama akaboko turebe. Ngira ngo muri kubibona ko uyu mukobwa yakubiswe ku buryo buhagije. Abanyarwanda muri ahangaha mukurikiye Buganza TV, ese koko uyu mukobwa yaba yakubiswe no mu myanya myibarukiro ye? Nahabanje ninjye wahabanje mva mu isoko. Yego. Nahahuriye n'umudamu, tugeze mu rugo baratwirukana, tujya inyuma y'imiyenzi y'umusaza bitandutiye, bamukubise lakirete, bamukubise imyuko, bamuteraga imigeri mu maguru, bamukuruye bamuciriyeho n'imyenda. Mu maguru nahagana hehe? Mu gitsina. Bateraga lakirete n'imigeri. Ese ibi birakwiye ko bishobora kuba byagaragara mu mudugudu wanyu? Njya guhuruza za Bagdadi, njya guhuruza higiya ibyabaye byose ninjye wahabanje n'umukecuru baziriza. Wowe utanze ubuhamya witwa nde? Irabira Jacqueline. Mubuye mudugudu? Wabakanyi. Mubakanyi. Murakoze cyane rero kuba mubera ijisho abanyarwanda bose muri rusange. Reka tugutangire ubuhamya ndetse tunagusabire ubutabera muri leta yunze ubumwe bw'abanyarwanda.